nshuti, Imana iragukunda kandi Imana igufitiye urukundo rutangaje. Ujye ufata umwanya buri munsi mu gitondo wiyegurira Imana kandi uyirambike imigambi yawe yose mu biganza, kandi ujye wiherana n'Imana yawe usenge, uyisabe kandi nayo ntabwo ijya ihana abayo kandi ntabwo ijya ibatererana. Nshuti, hari igihe dushaka gukoresha Imana ariko tujye tureka Imana iba ariyo idukoresha. Urukundo Imana idukunda ruratangaje cyane. Urwo rukundo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo aducungure. Urwo rukundo Imana yakunze umuntu nkanjye, Imana yakunze umuntu nkawe, ntukarukirese. Ujye ufata iminota buri munsi dufatanye gusenga mu isengesho rigufi cyane, kandi buri gitondo tujye kujya dufatira hamwe dusenge. Uri kumwe na Mark Nsengimana. Reka dusenge. Urakoze Mana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tukugirireho umugisha Mwami Imana. Niba tukugirireho umugisha uyu munsi tubane nawe, uduhe imbaraga, uduhe amaramuko, uduhe amaronko, kandi uyu munsi turonkeshwe nawe. Twishyize mu biganza byawe, turakwiyeguriye ngo uyu munsi imbaraga zacu zibure ahubwo haboneke imbaraga yawe. Ibitekerezo byacu bibure ahubwo gutekereza kwawe kuba ariko kutubamo. Mwami Imana, ni amahirwe atangaje kuba tukihumeka umwuka w'abazima. Twishyize rero mu bwishingizi bwawe, ngo ijuru ryose ribane natwe uyu munsi. Uyu munsi uburyo umwanzi bwose yadutera, dutabarwe nawe. Umwanzi arakora cyane kugira ngo atuvunire mu biganza byawe, ariko uwo wabumbatiye ntabwo ujya umurekura. Turasabye ngo tubumbatire. Hari abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye, abarwayi aho bari mu bitaro hirya no hino. Hari abatabonye uburyo bwo kujya kwa muganga, barwariye mu ngo zabo. Abo mbashyize mu biganza byawe ngo bare ubakoraho Mwami Imana, kandi ubarebane amaso y'imbabazi. Hari ababonye uburyo bwo kujya kwa muganga babona indwara, ariko babura uburyo bwo kuyivura. Ni wowe muganga ushobora byose, kandi ni wowe muganga uvura, ni wowe muganga ugera ahababaye. Abo ngabo bakomeze Mwami Imana. Hari n'abandi babajwe n'ubuzima ubwo muri iyi si. Abo ngabo nabo ndabakweretse kugira ngo ubasange, ubahe umugisha, kandi Mwami Imana ukomeze kubabungabunga, ukomeze kubagirira neza. Urukundo rwawe rubasage, kandi urukundo rwawe rubabeho. Abo ngabo Mwami Imana bashobora kuba bababajwe n'ubuzima babayemo, bashobora kuba babajwe n'ingo babayemo. Ndinginze cyane ngo usange buri wese ukabaka mu mutima we, kugira ngo Mwami Imana abone uruhande akwiriye guhagararamo. Ashobora kuba ibibazo afite nawe ubwo abigiramo uruhare, ariko Mwami buri wese umusange kugira ngo abashe kubona uruhare rwe mu bibazo agira. Iyo umuntu atandukanye nawe igihe cyose agira ibibazo. Ndinginze cyane ngo umuntu ye gutandukana nawe, ahubwo Mwami Imana yuzuze nawe, ngiyuzuze nayo ubona amahoro. Ibyo nibwo ibyiza bizakuzaho. Ndinginze cyane ngo uyu munsi umuntu wese yiyuzuze n'Imana. Nkweretse abababajwe n'uburyo Mwami Imana. Hari abantu bari muri gereza, hari abagiyemo kubwo ibyaha bakoze, n'abarimo kubw'ibyaha kubo Mwami Imana barengana. Abo bose ndabakweretse kugira ngo ikiganza cyawe kandi urukundo rwe rukomeze kubahumuriza. Nkweretse ababyeyi babyara bari ku gisasiro babyara. Abo ngabo nabo ukuboko kwawe gukomeze kubabaho, kandi ukoreshe n'abaganga kugira ngo Mwami babashe kubona ubutabazi buvuye iwawe.
mwami Imana nkweretse impande zose abari mu kazi, hari abananizwa n'abakoresha, abo nabo mwami Imana woroshya abakoresha kugira ngo babashe kubona ibitunga imiryango yabo. Nkweretse n'abana bo mu muhanda batagira kirengera, abo ngabo mwami Imana nabo ubabeho cyane babone kirengera. Nkweretse n'ababaswe n'ibiyobyabwenge, mwami Imana nta muntu bijyamo abikunze. Satani igihe cyose agenda ni ruto umuntu akazagira akabimbata y'ibiyobyabwenge, ariko mwami Imana ndabasengeye cyane, nabo ntabwo babihisemo, ariko mwami ubakure muri iriya sayo ubageze ku gakiza. Ukoresha inzira zose zishoboka kugira ngo umuntu wawe umucungure. Reka rero mwami Imana buri wese urwego arimo, baba abatwaye ibinyabiziga babashe gutwara abagenzi neza, buri wese urwego arimo mushyize mu biganza byawe kugira ngo ukorane nawe. Kandi mwami Imana nk'uko wagendanye n'abagaragu bawe mu gihe cyashize, n'uyu munsi ni kugendana n'abagaragu bawe. Reka rero buri mwana wawe wese akomeze kubana nawe, kandi ijoro ryose ribane natwe kubwa Yesu umucunguzi wacu, amina. Reka rero sinasoza ntagusomeye aya magambo. Reka nkubwire amagambo aboneka muri Yobu igice cya 33. Turahera ku murongo waho wa 24 turageza ku murongo waho wa 30. Aranditswe ngo, niho Imana yamubabariye iti, umurokore kugira ngo atamanuka akajya muri rwa rwobo. Nabonye umucunguzi, umubiri we uzagwa itoto birushe uwo mwana, asubire mu busore bwe. Asaba Imana nayo ikamugirira ibambe, bituma ayireba mu maso anezerewe, kandi igarura umutima umuntu gukiranuka kwe. Aririmba imbere y'abantu ati, naracumuye nkagoreka ibyari bigororotse, ariko ntacyo byamariye. Nyamara yancunguriye ubugingo ngo butajya muri rwa rwobo, kandi kubaho kwanjye kuzareba umucyo. Dore ibyo byose bikorwa n'Imana igenzi cy'umuntu kabiri ndetse gatatu, kugira ngo igarure ubugingo bwe ngo butajya ikuzimu, abone kumurikirwa n'umucyo w'abazima. Yewe muntu w'Imana, huguka cyane Yobu, untegera amatwi, uceceke nanjye mvuge. Niba ufite icyo kuvuga unsubize, vuga kuko nifuza kugutsindishiriza. Niba ari ntacyo untega amatwi, ceceka nanjye nkwigisha ubwenge. Uyu munsi wa none ndasaba Imana ngo ikwigishe ubwenge. Ndasaba Imana ngo wiyunge nayo, wiyuzuze nayo, ubone amahoro, ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Ndasaba Imana ngo muri iki gitondo Imana ikuronkeshe, Imana iguhe kugira amahoro asendereye, Imana iguhe kwirirwana nayo, kandi Imana iguhe gusabana nayo, Imana iguhe kumva yuko uri kumwe nayo, iguhe kumva yuko aho uri hose Imana ihari, kandi iguhe kugirira abandi ibambe, iguhe kumva yuko umuntu wese yaremwe n'Imana. Isumbwe ryose waba ufite, umwanya wose waba urimo, ikurinde gukandamiza umuntu uwo ari we wese, ahubwo iguhe kubona umuntu nk'uko yaremwe mu ishusho y'Imana, kandi nk'uko nawe umeze umve yuko nuko umuntu ariko ameze. Ujye wihanganira abanyantege nke, kandi abakomeye nabo ujye ubafata mu rugero barimo, buri wese umutware mu kigero arimo. Reka rero Imana y'amahoro ikomeze gucogacoka imitima yacu, kandi Imana y'amahoro ikomeze kubana natwe none n'iteka ryose. Nicyo ngusabira, nanjye nisabira ngo ugire Yesu. Ndagira ngo nkubwire ngo ubwishingizi karundura Imana izakomeze kuguha, kugira ngo Imana ihagufashirize, kandi Imana izakomeze kubana n'umutima wawe. Yesu abe muri wowe, kandi Yesu gukiranuka kwacu abe muri twebwe. Rero ndagusabira, nanjye nisabira
Yesu muri twe natwe muri we. Ubuntu bwe buraduhagije, kandi ubuntu bwe iyo umuntu yamwakiriye ahinduka udasanzwe. Umuntu wamwakiriye agira akanyamuneza. Umuntu wakiriye Yesu nta minkanyariza mu maso ye, kuko igihe cyose aba amwenyura. Igihe cyose iyo Yesu ahari umuntu aramwenyura. Iyo Yesu adahari rero umuntu ashobora no guca inzira mbi bikazasoza abuze ubugingo buhoraho. Ariko uyu munsi yuzuze nayo ubona amahoro. Ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Ugira umunsi mwiza. Ndagukunda kandi ngukundishije Yesu. Yesu niwe wagukunze urukundo rutagira akagero. Uwo Yesu niyo mpamvu mu gihe gisa nk'iki aguhumuriza, akubwira ngo ndi kumwe nawe, nzabana nawe, kandi humura, shikama, ntugire ubwoba kandi ntutinye, kuko ndi kumwe nawe. Ntukihebe, kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngukomeza. Nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Imana ikuramiza ukuboko kw'iburyo muri uyu munsi. Imana ikubundikire mu mababa yayo muri uyu munsi. Kandi Imana uko igushatse ikubone, nawe uko uyishatse uyibone, mugirane umushyikirano nayo. Ibyo nibyo buri wese akwiriye kugira ibye, nanjye nkabigira ibyanjye, ngo ubuntu bw'Imana burushaho gusaga mu mitima yacu, mu izina rya Yesu. Amina.